udafite uwo mutsima wo kumva ko hari ikintu kibi yakoze, ndamubwira ngo ari mu mazi abira, kubera ko birashoboka ko Mwuka Wera atari muri wowe. Narakubwiye ngo Mwuka Wera akamaro ashinzwe ndetse n'icyo ashinzwe gukora ni kimwe, ni ukukubwira igihe cyose wakoze ikibi, ni ukukwibutsa ko wakoze ikibi kugira ngo ubone umwanya wo kwihana. Kwihana nta kundi ni ugusaba imbabazi, warangiza ntuzongere gukora cya kintu. Reka nkubwire ngo rero gusaba imbabazi ndetse no gutanga imbabazi ni ibintu by'agaciro mu buzima bwacu. Hari igihe benshi rero bumva gusaba imbabazi ari ibintu bigoranye, ariko igihe cyose urenganyije mwene so, igihe cyose ukoze ibintu birenganya mwene so, ndakubwiza ukuri yuko Imana itazabura kubikubaza. Igihe cyose hari mwene so ukirimo uravuga ngo kanaka yarampemukiye, ndakubwiza ukuri ko Imana k'uburakari bw'Imana butazabura kuba kuri wowe. Nakugira inama rero, igihe cyose ufite abantu wahemukiye, ko wabegera ukabasaba imbabazi. Igihe cyose ufite abantu wagiriye nabi, nakugira inama yuko wabegera ukababwira ngo mbabarira. Ni kimwe mu bintu bishobora kukubohora. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma wegera n'Imana iyabasha kukubabarira. Sinyobewe ko hari benshi birirwa bakora ibyaha, bagakorera abandi ibyaha, ariko ngo bakajya imbere y'Imana ngo bakayisaba imbabazi ngo bakumva ko birangiye. Hoya, ntago ari uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iratubwira ngo tubanze tugane bene data twababaje. Bibiliya iratubwira ngo tubanze tugane abantu bose twacumuyeho, niturangiza tubasaba imbabazi, niturangiza tubabwire yuko bakwiriye kutubabarira, kugira ngo n'Imana nayo ize kutubabarira. Icyo gihe bene data wabasabye imbabazi, wateye intambwe ukabegera, biba bigaragaza umutima wo guca bugufi imbere y'Imana, biba bigaragaza ko cya cyaha wakoze cyakubabaje. Icyo nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma Imana ikubabarira. Reka nkubwire ngo rero, nimba udakora ibi, welcome kuri Gorilla Gospel TV channel yanyu, kora subscribe. Shalom shalom shuti mwene data wonteze amatwi kano kanya, ndagira ngo nkuramutse nkwifuriza amahoro ya Kristo. Imana ihimbazwe kubera ko yongeye kuturinda kandi ikaba yongeye kubana natwe. Imana ihabwa icyubahiro kubera yuko twongeye kuramuka. Ni iby'agaciro gakomeye wowe nteze amatwi kandi unkurikiye, ndagira nkubwire ngo jya wibuka gushimira Imana igihe cyose ubonye ukiri muri ubu buzima, kubera ko hari impamvu Imana iba yakurinze. Ni benshi cyane baba bavuye muri ubu buzima, ni benshi cyane baba batakiri muri uyu mubiri, ni benshi cyane ndetse banatunze ibya mirenge, baba bumva Imana yabaha ayo mahirwe nk'ayubonye. Ariko ndagira nkubwire ngo kuba ufite amahirwe yuko wowe uriho, kuba ufite amahirwe yuko Imana ikigutije ubuzima, ntuzabitesha agaciro, ntuzumve ko ari ibintu byagakwiriye kuba biba, kubera ko n'abari kugenda ntabwo hari icyo wabarushaga, ntabwo hari icyo wabarushaga kirenze. Bavukiye amezi nk'ayo wavukiye, ndetse n'icyabatwaye nawe byashoboka ko cyagutwara, nanjye byashoboka ko cyantwara. Kuba rero ukiriho jya ubifata nk'amahirwe Imana ikongereye. Niyo mpamvu buri gihe iteka ryose mpora mbibabwira, kubera ko twebwe abana b'abantu iteka ryose duhora twumva ko kubaho ari ibintu nyine, ari ibintu tugomba kubona byanga byakunda. Hoya, ntago ariko bimeze. Nta muntu n'uyu n'umwe wibeshejeho, kandi nta n'umuntu n'uyu n'umwe uzi igihe azapfira. Niyo mpamvu rero mpora nkubwira ati, mu gihe Imana iguhaye nta wamenya ngo bucyana yandi, jya ugikoresha neza. Igihe Imana iguhaye jya ugikoresha mu buryo bukwiriye kandi uyubahisha. Nicyo ngukangurira nkubwira wowe nteze amatwi. Buri munsi mpora nkubwira ngo wikomeza ya nzira mbi, wikomeza ya nzira ya Satani, wikomeza muri bya byaha. Igihe kirageze ngo umenye yuko Imana ikeneye kuhindura. Igihe kirageze kugira ngo umenye yuko Imana ikeneye yuko wakora ibyo gushimwa. Igihe kirageze kugira ngo ukorere Imana, ariko gukorera Imana mvuga ahangaha ni ukuyikiranukira. Wakoreye Satani igihe kitari gitoya, wakoze ibyo Satani ashima, ariko ndagira ngo ntago yigeze aguhemba.
kandi satani ahemba nabi, satani ahemba urupfu nshuti mwene data, satani ahemba ibintu bidafite icyubahiro, ariko Yesu Kristo ahemba neza kubera ko atanga ubugingo buhoraho. Ndakubwiza ukuri ko uramutse wemereye Yesu Kristo kuza mu mutima wawe, uramutse wemereye Yesu Kristo kuza huri, uramutse wemereye Yesu Kristo ko akuyobora, ntabwo yakuyobora nabi, yakuyobora mu nzira nziza, yakuyobora mu nzira y'amahoro. Nshuti mwene data, ndagira nkubwire ngo igihe kirageze kugira ngo wemerere Yesu, wemerere Yesu. Wabaye muri bya bintu bibi byinshi, ariko urabizi ko biriya bintu nta gaciro bifite, nawe ubikora ubizi neza ko nta gaciro bifite. Wiyahuje ibiyobyabwenge, unywa inzoga zitandukanye z'amoko yose wangiza umubiri wawe, ujya mu busambanyi ubizi neza yuko nabyo atari byiza. Ndabizi neza ko umuntu wese ukora icyaha aba abizi neza ko icyo cyaha atari cyiza, kandi aba abizi neza ko gifite ingaruka zitari nziza ku mubiri we. Reka nguhe nk'urugero nk'abasambanyi, iyo satani cyangwa se dayimoni w'ubusambanyi amwinjiyemo akamukoresha ubusambanyi, ndabizi neza ko iyo abisoje aricuza. Ndabizi neza ko yamaze kubikora atangira kwibaza ngo ni ibiki nakoze, atangira kubura agaciro ka bya bintu yari arimo gukora. Ni iby'agaciro rero ko wowe wahindura ingeso zawe, ni iby'agaciro wowe rero ko wakwemerera Imana yawe ikaba ari ikuyobora, wakora ibishimwa n'Imana. Nshuti mwene data, nyuma y'ubu buzima ndacyakwibutsa ngo hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima haracyari ubuzima, ndetse ari nabwo buzima buzaba burebure kurusha ubwo urimo hano mu isi. Naguteguza kugira ngo witegurire ubwo buzima bwa nyuma y'ubu buzima, kuko nibwo bufite akamaro cyane kurusha ubu buzima. Reka nkubwire ngo Gehinomu irahari kandi itegereje abantu batigeze bubaha Imana. Umuriro umeze nabi utwika cyane, ahantu habi cyane marayika w'Imana yanyeretse, harahari kandi hategereje abantu batigeze bubaha Imana. Reka nkubwire ngo Yesu yigeze yabwira intumwa ze n'abantu yari ari kwigisha, bacira umugani w'umukene witwaga Lazaro hamwe n'umukire bari baturanye. Uyu mugabo w'umukire yari umutunzi cyane ku buryo yaryaga agasigaza, ariko Lazaro akifuza byibura no kuba yarya kubivungukira imbwa ze zasigaje. Uyu mugabo Lazaro nubwo yari umukene yakiranukiraga Imana. Uyu mugabo Lazaro nubwo yifuzaga ibiryo byasigajwe n'imbwa y'uyu mukire, ariko yageragezaga kubaha Imana. Igihe kigeze aba bagabo babiri ngo baje kwitaba Imana bava mu buzima, ariko Lazaro Imana imuhemba neza kubera ko yari yarakoreye Imana, kubera ko yari yarubashye Imana mu buzima bwe bwo mu isi. Ntiyigeze yita ku bukene yari afite, ntiyigeze yita ku buzima yarabayeho ngo bumuce intege butuma tubaha Imana. Reka nkubwire ngo nshuti mwene data, hari isomo twakwigiye kuri Lazaro. Ntabwo ubuzima tubayemo bw'umubabaro cyangwa se ubuzima tubayemo bw'ibigeragezo aribwo bwagatumye tureka Imana. Ubuzima tubayemo ahubwo bwakadufashije gushimira Imana ndetse no kurushaho gukorera Imana. Reka nkubwire ngo uyu mugabo Lazaro, ubwo Imana yamuhembaga kuba mu gituza cya Aburahamu cyangwa se kwinjira muri Yerusalemu nshya, uyu mugabo wundi wari umukire, satani yamuhembye, yaramutwaye amujyana muri Gehinomu. Reka nkubwire ikintu cyabayeho hagati aho ngaho. Uyu mugabo akimara kugera muri Gehinomu ngo yasanze uburibwe n'ububabare bukomeye cyane, ariko ngakajya yakubura amaso ngakabona wa mukene wifuza kurya ibiryo ibivungukira byo ku meza yiwe byatakaye hasi, akabona ari mu gituza, ari mu mahoro, ari ahantu hamuhesheje amahoro. Agasaba byibura Lazaro yacira n'uducangwe kugira ngo tube twamugeraho, ariko ngakabwirwa yuko bidashoboka kuko intera iri hagati ye na Lazaro ari intera ndende. Reka nkubwire ngo hari intera ndende cyane iri hagati y'abubaha Imana n'abubaha Satani. Hari intera ndende iri hagati y'ahantu abantu bubashye Imana bazaba bari ndetse n'aho abantu bakoreye Satani bazaba bari. Igihe cyaje kugera rero uyu mugabo w'umukire atangira kwinginga Imana, ayibwira ati byibuza ndakwinginze ngo oherereza abahanuzi, ndakwinginze ohereza abantu byibura bagende babwire abo mu muryango wanjye ntibazitware nk'uko nanjye nitwaye, ntibazakore nk'ibyo nanjye nakoze, kubera ko hano hantu ndi hari umubabaro mwinshi n'agahinda kenshi, kubera ko hano hantu ndi hari ibihe bibi cyane. Imana iramubwira ati nohereje abahanuzi benshi, nohereje abantu benshi bo kubabwira, ubwo nibatabumvira ubwo nabo bazaza muri yo Gehinomu. Nshuti mwene data rero ngenje kukubwira nk'umuntu wageze muri yo Gehinomu,
nje kukubwira nk'umuntu marayika w'Imana yatembereje muri iyo gehinomu, ndakubwira ngo ihangane ukorere Imana, ntuzicuze igihe cyarakurenganye. Kuba uriho muri uyu mubiri, ndakubwiza ukuri ko ariyo mahirwe Imana iguhaye kugira ngo uhindure imyifatire yawe. Kuba uriho muri uyu mubiri ni igitangaza gikomeye Imana igukoreye. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu ni inyembabazi kandi ni inyembaraga. Ihora yiteguye iteka ryose ko wayegera, ihora yiteguye iteka ryose ko wayisanga, kandi uciye bugufi ubabajwe n'imirimo yawe n'ibikorwa byawe bibi biteye isoni imbere y'Imana. Imana ihora yiteguye yuko byibura yakumva uciye bugufi ukayisaba imbabazi. Ariko uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo urabyirengagiza kandi ukumva yuko kubaha ari ububasha bwawe. Oya, ntago ariko buri. Tujya tubona benshi cyane umubiri wihinduka bagatangira kwiyambaza Imana, nyamara kera ntago bigeraga bakunda Imana, nyamara kera ntago bigeraga bumva ko Imana ifite agaciro mu maso yabo. Bumvaga ko amafaranga cyangwa se ubutunzi bafite ari cyo kintu gihagije. Ariko reka nkubwire ngo ushobora kuba ufite ubutunzi cyangwa se amafaranga, ariko si cyo kintu gihagije. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo kubaha Imana nibwo bwenge kandi nibwo butunzi bukomeye, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hari benshi bigira abanyabwenge, bazi ko ari abanyabwenge, ariko ubwo bwenge bwabo bakabukoresha bakora ibidahesha Imana icyubahiro. Reka nkubwire nshuti mwene data, nimba uri muri abo itandukanye, birakwiriye yuko usiga isi ari nziza kurusha uko wayisanze. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Reka uyu munsi mbabwire ikintu kimwe abantu bajya birengagiza kandi cy'akamaro cyane. Abantu bajya birengagiza ikintu cyo gusaba imbabazi. Abantu turi abanyabyaha kandi abantu turi inkozi z'ibibi, ariko hari ikintu kimwe ndetse gikomeye cyane, ikintu cyitwa gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ni ikintu umuntu yagakwiriye gukora igihe cyose abona ko hari umuntu yahemukiye. Ni ikintu umuntu wese akwiriye gukora igihe cyose abona neza yuko yahemukiye mwene se, yahemukiye abantu, yahemukiye Imana, akavuga ati ariko nahemutse. Umuntu wese udafite uwo mutima wo kumva ko hari ikintu kibi yakoze, ndamubwira ngo ari mu mazi abira, kubera ko birashoboka ko Mwuka Wera atari muri wowe. Narakubwiye ngo Mwuka Wera akamaro ashinzwe ndetse n'icyo ashinzwe gukora ni kimwe, ni ukukubwira igihe cyose wakoze ikibi, ni ukukwibutsa ko wakoze ikibi kugira ngo ubone umwanya wo kwihana. Kwihana nta kundi, ni ugusaba imbabazi, warangiza ntuzongere gukora cya kintu. Reka nkubwire ngo rero gusaba imbabazi ndetse no gutanga imbabazi ni ibintu by'agaciro mu buzima bwacu. Hari igihe benshi rero bumva gusaba imbabazi ari ibintu bigoranye, ariko igihe cyose urenganyije mwene so, igihe cyose ukoze ibintu birenganya mwene so, ndakubwiza ukuri yuko Imana itazabura kubikubaza. Igihe cyose hari mwene so ukirimo uravuga ngo kanaka yarampemukiye, ndakubwiza ukuri ko Imana, ko uburakari bw'Imana butazabura kuba kuri wowe. Nakugira inama rero, igihe cyose ufite abantu wahemukiye, ko wabegera ukabasaba imbabazi. Igihe cyose ufite abantu wagiriye nabi, nakugira inama yuko wabegera ukababwira ngo mbabarira. Ni kimwe mu bintu bishobora kukubohora. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma wegera n'Imana iyabasha kukubabarira. Sinyobewe ko hari benshi birirwa bakora ibyaha, bagakorera abandi ibyaha, ariko ngo bakajya imbere y'Imana ngo bakayisaba imbabazi ngo bakumva ko birangiye. Hoya, ntago ari uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iratubwira ngo tubanze tugane bene data twababaje. Bibiliya iratubwira ngo tubanze tugane abantu bose twacumuyeho, niturangiza tubasaba imbabazi, niturangiza tubabwire yuko bakwiriye kutubabarira, kugira ngo n'Imana nayo ize kutubabarira. Icyo gihe bene data wabasabye imbabazi, wateye intambwe ukabegera, biba bigaragaza umutima wo guca bugufi imbere y'Imana, biba bigaragaza ko cya cyaha wakoze cyakubabaje. Icyo nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma Imana ikubabarira. Reka nkubwire ngo rero, nimba udakora ibi bintu, nimba utagendera muri iyi nzira, uri umuntu uboshywe na Satani. Ni byiza ko wakwibohora inzira zikigendwa, ni byiza ko wakwibohora umubiri utaraguhinduka, ni byiza ko wakwibohora bikiri neza, bikiri mu nzira, tukiri mu nzira y'ubuntu. Reka nkubwire ngo iherezo ry'umuntu ni igihe cyose avuye mu mubiri. Hari benshi bagize iherezo ari byo twita imperuka. Benshi rero bakomeza kwibwira yuko imperuka atari
ari ukugira ngo isi ziyubike. Nta gihe na kimwe isi ziyubika, ahubwo ubuzima bwawe buzagira iherezo. Shutsi mwene data, wowe unyumva, ndagira nkubwire ngo birakwiriye yuko wakumva yuko Imana iguhamagarira gukora ibyiza. Nta gihe na kimwe Imana iguhamagarira gukora ibidashima Imana. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Ngewe nabaye mu bihe bigoye, Imana yancishije mu bihe bikomeye kugira ngo uyu munsi nze mpamenye gukomera kwa Kristo. Yancishije mu bihe by'amakuba n'akaga kugira ngo uyu munsi wa none mbe mpagaze nkubwira ngo wa nshuti yanjye we, izere Kristo mu bihe bikigendwa, mu nzira zikigendwa. Izere Kristo bigishoboka, kandi kumwizera oya si bya bindi byo kwitwa umunyedini ngo kumva ngo wasenze. Kumwizera ni ukugendera mu nzira yakweretse. Kumwizera ni ugukora ibyo yakubwiye gukora. Kumwizera ni ugutera intambwe muye. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Kandi nkomeza buri munsi mbabwira ko nta kindi cyagushoboza ibyo bintu nkubwiye atari uko wemereye Mwuka Wera kuba muri wowe. Akenshi dukunze gusenga dusaba iby'isi, dukunze gusenga tubwira Imana ibitubabaje, ariko ntago tujya tuyibwira ngo itubohore ibituboshye, ingeso zacu zatubanye. Ntago tujya tubwira Imana ngo izidukize. Umugabo Salomo niwe wabwiye Imana, arebwira ati byibura ndakwinginze umpa ubwenge. Yari yiziho ubupfapfa, niyo mpamvu Salomo yasabye Imana ubwenge kugira ngo abashe gukora ibishimwa n'Imana. Nawe birashoboka ko wasaba Imana Mwuka Wera kugira ngo ubashe gukora ibyo Imana yishimira. Birashoboka ko wasaba Mwuka Wera kugira ngo ubashe gukora ibishimwa na Kristo. Reka mbabwire ngo wa mugabo witwa Lazaro byarangiye ari mu gituza cya Abrahamu, byarangiye ari muri Yerusalemu nshya, ari aho Imana yateganyirije abizera Yesu kuba. Abakoze imirimo myiza mu isi bose bagomba kugororerwa. Reka nkubwire ngo rero uyu mugabo ntago byigeze bikunda byibura ko yakuwe, uyu mugabo w'umukire ntago yigeze bikunda ko byibura yahabwa amahirwe yo kujya kubwira bene se cyangwa se abana be cyangwa se umugore we cyangwa se umuryango we ababwira ukuntu Gehinomu ari habi. Ntago Imana yigeze imuha ayo mahirwe, kubera yuko Imana yirwa yohereza abantu benshi cyane, ndetse nanjye ndimo, kugira ngo bakubwire ngo Gehinomu ni habi, hari umubabaro, kugira ngo bakubwire ati nyuma y'ubuzima turimo muri uyu mubiri hari ubundi buzima. Mbabwira ngo nshuti mwene data, itware neza, itware uko Imana ishaka. Imana izakugirira neza, Imana izaguherezo ryiza. Haranira kugira iherezo ryiza, kuko kuba turi muri iyi si suko ari iwacu. Reka nkubwire ngo ahangaha turi muri iyi si turi abagenzi. Reka nkubwire ngo ahangaha duhagaze muri iyi si, uyu munsi wa none nshobora kuba ndiho, ariko ejo mu gitondo nkaba ntakiriho, nkaba natashye. Reka nkubwire nshuti mwene data ngo hari iwacu, kandi iwacu haranira kugira iwawe heza. Nkuko no muri iyi si wifuza kugira iwawe heza, ariko no mu buzima bwo nyuma y'ubuzima wifuza ko wazagira imbere heza, wazaba heza kuko hari benshi bazajya mu muriro, hari benshi bazarimbuka, hari benshi bazababazwa, hari benshi bazababara. Imana yacu nitubabarire cyane. Ndagusengera ngusabira mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mu ijuru, Mana ikomeye, Mana ihambaye, nkweretse uyu muntu ufashe uyu mwanya kugira ngo abane nanjye. Uwiteka kumva ijambo washize ku mutima wanjye, umuha umugisha kandi umuha imbaraga za Mwuka Wera, imbaraga zamuhindura gukora ibyo gushimwa nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndamusabira imbaraga zo kugira ngo akore subscribe, kandi Uwiteka Imana ijambo ryawe ry'ukuri rimwinjire kandi rimubashishe. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.